Ese koko nawe abantu baba bari kuguseka cyane kubera ibihurimo? Ese koko baba bari gushidikanya ku bushobozi bwawe? Ese baba bari kukwirengagiza nkana? Ese hari ibikorwa bajya bagukorera ukabona ko bagusuzuguye? Ni iki kintu wakora se kugira ngo ubashe kwica kuri ako gasuzuguro, abantu bajye bakureba bakubahe kandi bubahe n'ibyo ukora? Ese waba ubigiramo uruhare kugira ngo usuzugurwe? Ibi ngibi nibyo tugiye kurebera hamwe, hanyuma nzi neza yuko nusoza iyi video abantu batazongera kugusuzugura, kandi ntabwo ari uko uzababwira ngo ntimunsuzugure, ahubwo nuko bazabibona bakabyibwira ntibongere kugusuzugura. Tega amatwi witonze ubashe gusobanukirwa. Impamvu ya mbere ituma abantu bagusuzugura ni uburyo wifata, uburyo witwara. Buriya abantu benshi bajya batekereza ko kuba bafasha abantu, kuba babwirwa ibintu bakabikora ari byo bizatuma bubahwa. Oya, buriya ntabwo umuntu azakubahira ko agushaka akakubona. Umuntu azakubahira ko yagushatse akakubura, ariko ukaza kumushakira umwanya ukamukorera icyo kintu, nubwo utabikora buri gihe. Kubera yuko nubikora buri gihe akajya ahora agushaka akakubona, azatekereza yuko koko nta gaciro ufite, kubera yuko igihe agushakiye cyose arakubona. Ubundi ikintu kigira agaciro gute? Kigira agaciro mu gihe utabasha kukibona uko wishakiye. Tuvuge nk'urugero, agaciro duha zahabu ni uko tutayibona, ni uko abantu benshi tutayigiraho ububasha, ariko agaciro twaha ibintu tubasha kwagisesinga, tubasha kubona, ni gake cyane. Nawe rero niba ubasha kuboneka, umuntu akakubwira yego yego yego, menya ko uri guta agaciro kawe, uri gutakaza agaciro kawe wemera ibintu byose, wemera ibyo byose bakubwira. Nta muntu uzakubahira ko wemeye buri gihe utajya uvuga oya. Azakubaha mu gihe uzavuga oya, azakubaha mu gihe azabona ko nawe wiyubashye. Iyo ni imyifatire, icyo ni icya mbere. Wabireka rero ukajya wiga no kuvuga oya, ugahakana ikintu uri mu gihe udafite umwanya, ukamubwira nti ibi bintu ntabwo nabikora, mfite umwanya muke cyangwa mfite ibindi ndi gukora. Aho ngaho nazajya kwa approachinga, nazajya aza gusanga, azajya atekereza ko hari n'igihe udashobora kuba ufite umwanya. Aho ngaho rero azatangira kugutekereza nk'umuntu w'agaciro, aza gusaba, aza kubashya. Impamvu ya kabiri izatuma abantu bagusuzugura ni ukuba udafite ubumenyi buhagije mu bintu ukora, cyangwa se ukaba udahozaho. Abantu benshi batekereza ko kugira ubumenyi bihagije. Oya, kugira ubumenyi ntibihagije, ugomba kugira na gahunda. Buriya umuntu utagira gahunda ntabwo ushobora kwizera ko ibyo bintu afite azabiguha cyangwa azabitanga bikagira umumaro. Wapi? Kubera yuko gahunda niyo igena ibyo uzakora. Niba uri umufotozi mwiza ukaba uzi gufotora, ntabwo uzaza gufotora umunsi w'ubukwe bwanarangiye ngo uvuge ngo uri umufotozi mwiza. Uri umufotozi mwiza kuko wahagereye igihe. Consistency. Icya kabiri, ntabwo uzavuga ngo ngewe nanone mfite consistency ngo wirengagize kugira skills. Skills zirakenewe kugira ngo ukore ikintu undi muntu atazabasha kuza ngo akore. Wowe ugira uwo mwihariko wo kuvuga ngo ngewe skills mfite, ubushobozi mfite, ubumenyi mfite, icyo nakora nta wundi muntu waza ngo agikore. Snoop Dogg niwe wigeze kubivuga, aravuga ngo do something that nobody else can come and do it as you do. Kora ikintu ku buryo nta wundi muntu uzaza ngo agikore nk'uko wowe ugikora. Wiyizere, kandi ibyo ngibyo ntabwo ushobora kubikora udafite skills. Izo skills nizo zizatuma abantu bakubaha. Rero jya ukora ikintu nk'aho nta wundi muntu ushobora kuza ngo agikore nk'uko wowe ugikora. Ibi bizatuma bakubaha, kuko barabizi neza yuko nta wundi muntu ushobora kuza ngo akore ibyo. Impamvu ya gatatu ari nayo nifuza gusorezaho niyo guceceka. Nuceceka ntuzagire ngo ikibazo cyawe kizakemuka, ntuzagire ngo umuntu wagusuzuguraga azakubaha. Gusa nuhaguruka ugaharanira uburenganzira bwawe, abantu bazakubaha, bazabasha kumenya ko ufite ako gaciro. Gusa niwicecekera uzibagirwe rwose, nta muntu uzaguha agaciro kubera ko wacecetse. Niba hari ikintu wifuza ko ahindura, uzakimubwire, uzasibe kukimubwira mu bantu benshi, ariko uzakimubwire azagihindura. Malala Yousafzai ni umunyapakistani w'umukobwa. Igihe kimwe muri Pakistani kwiga byari bibujijwe ku bana b'abakobwa, babaga mu rugo gusa. Gusa we yanze ako karengane, arahaguruka abasha kuvuga ikibazo bafite. Nubwo bitaje kugenda neza kubera ko BBC yaje kubyandika, baza kumurasa, ariko ntiyapfuye. Gusa nyuma yaho abana bo muri Pakistani b'abakobwa baje gukomeza amashuri, babasha kwiga. Kubera iki? Ntiyigeze aceceka. Iyo aceceka icyo kibazo byari kurangira n'ubundi uburenganzira bwe bukomeje guhonyorwa, bikarangira n'ubundi atabashije kugera kuri ibyo byose. Nawe rero ibi wabihindura ukabasha kugira ikintu ukora. Niba ubona hari umuntu ukubangamira, uzamwegere ubimubwire, mubwire nti ngewe urambangamira kuri iki kintu iki n'iki. Azagera habihindure, kuko azabona yuko nawe byakubabaje, azabona yuko hari intambwe wateye. Ibi ngibi wabikora. Gusa ntiwibagirwe yuko ibi byose
bigamije kugira ngo ubone impinduka. Uramutse hari igitekerezo wifuza kutugezaho wacyandika. Uramutse kandi ukunda ibiganiro dukora, wibuke gukora subscribe kuko hari igihe utazabasha kongera kubona iki kiganiro, utazabasha kongera kubona ino channel. Ibi ngibi wabikora kubw'inyungu zawe, kubw'inyungu zanjye, tukajya tubasha kubana, tukubaka umuryango ufatika, umuryango ugirana inama, umuryango mwiza ugamije inyungu, ugamije impinduka za buri wese. Abantu bazatwubaha, abantu tuzabubaha, ariko nanone ntiwibagirwe ko impinduka za mbere zitangirira kuri wowe. Ibi wabikora, bikore.